Ndabashuhuje aha ni ku Muvuduko TV twagiye tubana namwe mu buryo butandukanye, ku babyeyi batwite twagiye tubabwira uburyo ki mwabaho n'ibyo mwagenda mwirinda. Byarakunze ko bitakunze nawe ngo abone umwana, ni ukwihangana cyane kuko mu isi bibaho, ariko aka kanya noneho ku bafite abana tuje kwibandaho n'ubundi ku Muvuduko TV. Hari amafunguro y'ingenzi yo kwitabwaho ku mubyeyi wonsa akaba yabona amashereka ahagije. Tubibutseho kugira ngo ubane natwe ukuza ugakora subscribe ku Muvuduko TV kuri channel yacu ya YouTube, ugakanda ukazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu ba mbere babasha kubona notification. Byarangiza ugakanda na like nimba wabikunze, ntubyihererane. Nimba nawe ufite umubyeyi ukubwira uti amashereka ni makeya, ugakanda share ukayimusangiza. Wavuga uti hari ikindi gitekerezo mbifiteho, ukakitwandikira ukanda muri comment. Nyuma yo kubyara usanga umubyeyi aba asabwa kugira ibyo kurya n'ibyo kunywa agomba gufungura ku bwinshi kugira ngo bimufashe kwita ku yonsa ntiyicwe n'inzara. Nyamara usanga bamwe mu kugerageza amafunguro anyuranye n'ubundi byanga amashereka akaba ikibazo. Aka kanya ku Muvuduko TV haje igisubizo. Icyambere, amafunguro meza ku mubyeyi wonsa hari ukunywa amazi. Mu by'ukuri amazi ntitwayita amafunguro, nyamara niyo aza ku isonga mu bituma umubyeyi agira amashereka ahagije. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore bagera kuri 75% batanywa amazi ahagije iyo bonsa, bityo ugasanga bagira ikibazo cyo kubura amashereka, kandi rimwe na rimwe baba bagerageje gufata amafunguro yandi. Ntabwo ari ngombwa ro kunywa ijerekani yose, ahubwo ni ibirahuri 8 by'amazi byibuze ku munsi birahagije. Ndetse no ku rugendo uba usabwa kwitwaza amazi nk'uko witwaza ibindi nkenerwa. Amazi rero ni ingenzi kimwe no ku bandi bantu, ariko ku mugore utwite, umugore wabyaye wonsa bikaba karusho. Ahangaha turacyari ku Muvuduko TV turi kubagezaho ibintu by'ingenzi bishobora gutuma umubyeyi agira amashereka cyangwa se ahembera. Ikintu cya kabiri, hari ibinyampeke. Akenshi usanga tuvuga ko igikoma cy'amasaka ari cyiza ku mubyeyi, dore ko n'igikoma benshi bakibatije akabyeyi. Koko si ukwibeshya kuko amasaka ari mu binyampeke. Ibindi binyampeke twavuga harimo ibigori, ingano, uburo, umuceri, gusa bikaba byiza kurutaho kubikoresha ari impeke zuzuye kurenza kugura ibyatunganyijwe mu ruganda. Ibinyampeke kandi bifasha mu kurwanya cholesterol mbi, nuko bikarinda kurwara umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Rero wanywa igikoma, warya umutsima cyangwa se umugati, ndetse ukanarya andi mafunguro anakoze mu binyampeke, byose bizagufasha kuyobora cyangwa se kugira amashereka menshi. Turacyari Umuvuduko TV, reka dukomeze. Buriya habamo ngo na tungurusumu. Ushobora guhita wibaza aho tungurusumu ihuriye no kugira amashereka, cyane ko hari benshi banayirwanya. Nyamara kandi kuva na kera abagore bonsa bakoreshaga tungurusumu ngo bongere amashereka. Uretse kuba ari ikirungo, rero ni n'ifunguro ryiza ku kugira amashereka. Niba udakunda uburyo ihumura, ushobora kuyiteka mu byo kurya cyangwa se ukayifatanya n'ubuki. Ahangaha twe turacyari Umuvuduko TV, reka dusuhuza ababyeyi bose baba baribarutse muri iki gihe, tunihanganisha abo bitagenze neza kugira ngo bakomeze kwizera Imana. Hanyuma ikintu cya kane, hari karoti. Izi ni isoko ya beta carotene, ikaba ikenerwa cyane iyo umubyeyi yonsa. Si ibyo gusa kuko karoti zikungahaye mu binyasukari binyuranye kandi zikize kuri potassium. Nyamara nubwo birimo amasukari, ni nziza kugufasha umubyeyi gusubira ku ngano nziza yo kugabanya inda iba yarazanywe no gutwita. Hanyuma rero uburyo bwiza bwo kuzirya ni ukuzihekenya cyangwa se gukora salade yazo, kimwe no kunywa umutobe wazo. Ahangaha twe turacyari Umuvuduko TV, kubana natwe ni ingenzi. Kadusuza abantu bari mu karere ka Musanze, Rubavu, abantu bari mu karere ka Huye, abantu bari Kamonyi, mu mujyi wa Kigali, Gicumbi, Nyagatare n'ahandi. Hanyuma ikindi kiribwa cyangwa se ushobora kunywa ni tangawizi. Abenshi bahekenya tangawizi iyo batwite kuko ibafasha kubarinda isesemi ya mu gitondo. Nyamara kandi burya ni na nziza mu kongerera amashereka. Tangawizi ushobora kuyinywa mu cyayi, bikaba byiza udashyizemo andi majyani.
rero aya niyo mafunguro umubyeyi wonsa, ariko namwe kuko hari n'andi menshi dushobora kubagezaho ashobora kwibandaho, rero akaba yamufasha kongera amashereka. Gusa uyagerageje ntibigire icyo bitanga, ni byiza kugana ivuriro bakakurebera impamvu iri gutuma utabona amashereka. Ahangaha twe twari Umuvuduko TV tugenda tubagezaho nibura amafunguro y'ingenzi cyangwa se ikintu umuntu ushobora kunywa kugira ngo abe yagira amashereka abereye umwana we. Rero reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza, bataguwe neza namwe mwihangane kuko Imana ishobora kugira uko ibihindura. Ciao.